Igitondo cyiza bavandimwe munkurikiye, inkuru ibonetse kano kanya ni uko umumotari ejo ku munsi wa Noheli yatwaye moto ava Nyabugogo yerekeza ku Kinamba, ariko ibimubayeho ni ibintu byababaje abantu benshi rwose. Muraza kumbwira uri mu makosa niba ari umumotari cyangwa ari undi. Umumotari yavuye ku Kinamba yavuye Nyabugogo yerekeza ku Kinamba ajyanye umugenzi. Urabizi ko i Kigali haba hari ibimodoka byinshi byegeranye binini bitwaye amayisansi n'iki. Abamotari baho rero ntabwo bajya bakurikiza amategeko, upfa kuba umuhaye amafaranga. Iyo umuhaye amafaranga arakubita haba mu mazu nayo yose ahacamo akagenda. Umumotari yaje gutwara umuntu amukuye i Nyabugogo amwerekeje ku Kinamba, neza bageze ku Kinamba bahura na kino kimodoka kiba gitwaye esanse murakizi, amazina nyine yabyo ababizi bazi uko byitwa. Umumotari yagiye rero, iyi moto yakojeje ipine hariya inyuma kuri cya cyuma kiba kiri inyuma aho umuntu yuririra, ku bantu bapanda imodoka inyuma, ayikojejeho umugenzi yagize ubwoba. Umugenzi niwe wagize ubwoba, agira impungenge ko kuba agonzeho ashobora gukora impanuka, arasimbuka. Asimbutse umumotari ashobora kuba undi usimbuka, urabizi moto ifite amapine abiri, ashobora kuba yabuze ekiribure cyangwa akabura sitebo yo guhagarara neza, niko kwikaraga moto yamutesheje umutwe nyine, kubera ibaze nawe gusimbuka k'umugenzi, yasimbutse amutamo. Umumotari niwe wapfuye wenyine kuko yamutaye mu modoka neza muri icyo gikamyo, cyamuriye ku buryo na moto yahindutse ibirere, murabibona ku mafoto. Umugenzi nta kibazo yagize kuko we yabonye agonze ku ipine, agize ubwoba, arasimbuka. Asimbutse niko kusa nk'umuhiriko, iyo usimbuka uwo muri kumwe usa nk'umwitaje. Asimbutse nibwo yahirimishije moto nyine igwa muri bya bipine bya bino bikamyo, urabizi ukuntu biba bireshya. Yahise imurya nyine na moto yahinduye ibirere. Mu bigaragara rero abamotari b'i Kigali, ni inama nahereza nk'abamotari muri rusange, reka ab'i Kigali by'umwihariko, bareba amafaranga cyane kurenza ubuzima. Iyo umuhaye amafaranga ntabwo yita ngo feruje, ngo yavuze ngo iki, ngo amatara ngo niki, arakubita nyine apfa kuba yiboneye ibiceri. Urumva ni ikibazo rero. Gusa ntabwo twakwishima ku bantu bagize ibyago, turihanganisha umuryango nyine w'abamotari n'abamotari muri rusange. Aba yahagurutse mu rugo agiye guhaha, iyo birangiye gutyo rero agapfa, nabo mu rugo barababara, bazi ngo agiye kuzana umugati. Ubwihangana nta kazi, ariko tugerageza gukurikiza amategeko. Gusa abaturage twegereye bo bavuze rwose ko byari biteye impungenge uburyo yaguye mu ipine, aho nabo ubwabo bagira inama abamotari bavuga bati mugerageze mumenye kugendera ku muhanda nk'uko byabugenewe. Na polisi uhagarariye umujyi wa Kigali nawe yabivuzeho, aravuga ati abamotari bisubireho nyine, cyangwa bakoresha umuhanda wose n'abanyamaguru bagerageza kwitwararika kugira ngo iminsi mikuru babashe kwitambuka neza. Haba hari abantu benshi cyane, bisaba gutwara ufite ubwenge kandi utarangariye ku matelefone. Ndabifuriza rero gukomeza kuryoherwa n'iminsi mikuru myiza, kandi wibuka ko followinga ukanze subscribe. Umunsi mwiza rero.